Mwiriwe nanone nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'ihumure rikomoka kuri yo. Tugeze ku munsi usoza gahunda yacu yo guhumurizanya mu byanditswe byera. Turasaba Imana ngo ijambo ryayo rikomeze kutubera umuhumuriza nyakuri. Insanganyamatsiko y'uyu mugoroba iragira iti: ihumure tubonera mu byiringiro by'umugisha. Ihumure tubonera mu byiringiro by'umugisha. Dusoma mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 2 umurongo wa 13, amagambo akurikira: dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Dufite ibyiringiro bitari ibyiringiro bisanzwe, ni ibyiringiro by'umugisha. Ibyo byiringiro ni uko umukiza wacu azaboneka mu bwiza, ni ukuvuga kugaruka kwa Yesu mu bwiza bwe. Uwo munsi azaba ari iherezo ry'imibabaro yose twagiriye muri iyi si. Ibi ni ibyiringiro bizima kuko byubakiye kuri Yesu Kristo, ari we Mana yacu, akaba n'umukiza wacu. Aya mazina yakoreshejwe uko ari atatu ashimangira ko ibi byiringiro ari ibyiringiro bizima rwose. Yesu Kristo ni uwagenewe gukiza abantu be ibyaha byabo, nk'uko tubibona mu byanditswe byera. Imana yacu nanone byerekana ko ari ushobora byose. Imana ni ushobora byose, bivuze ko ibyo twiringiza afite n'ubushobozi bwo kubisohoza. Umukiza nanone bivuga kongera gushimangira ko agakiza twiringiye ibihe byose azagasohoza nta shiti. Uwo rwose ni uwo kwizerwa kandi arabikwiriye. Kristo natunguka ku bicu mu bwiza bwe, hazasohora amagambo Pawulo yanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, igice cya 15 umurongo wa 51, agira ati: dore mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo: urupfu rumizwe no kunesha. Wa rupfu we, kunesha kwawe kuri he? Wa rupfu we, urugori rwawe ruri hehe? Aya magambo atwereka ko indunduro y'ibyiringiro byacu atari kuzavaho k'urupfu gusa, ahubwo na Satani azagira iherezo. Urupfu ruzavaho, uyu mubiri upfa, uyu mubiri ubora uzahindurwa, wambikwe kutabora, kandi tuzasezera ku rupfu, tuzasezera ku mibabaro by'iteka ryose. Aya magambo yaje gushimangirwa mu Byahishuwe, igice cya 20, aho Yohana yahawe ubutumwa bukurikira: mbona marayika ava mu ijuru afite urufunguzo, afungura ikuzimu, afite umunyururu munini mu ntoke ze. Afata cya kiyoka, aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya, kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho ya myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiye kubohorerwa kugira ngo kirame igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka
y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi batashizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana n'Imana imyaka 1000. Satani nyirabayazana w'ibibi byose nawe tubonye ko azagira iherezo, ariko si ibyo gusa, ntabwo ibyiringiro byacu ari uko urupfu ruzavaho gusa, ntabwo ari uko icyaha kizavaho gusa, ntabwo ari uko Satani azavaho gusa, ahubwo hari ibindi bintu bibiri tubonye hano mu byiringiro byacu. Tuzahabwa guca imanza. Guca imanza nta kindi, Imana izadusobanurira amateka y'inyokomuntu. Tuzabona iby'Imana yakoze byose kugira ngo tubashe kugera mu bwami bw'Imana, ariko tuzabona n'impamvu zose zidashidikanywaho zatumye Satani yigomeka, ndetse n'abamuyobotse n'ukuntu byarangiye barimbutse. Ni ibihamya Imana izaduha. Icya kabiri, tuzimana na Kristo imyaka 1000. Ntabwo Imana izakuraho gusa, ahubwo izaduha n'ibindi byiza bishyashya. Tuzabana n'Imana, tuzabana na Kristo imyaka 1000 turi kumwe mu ijuru. Ariko ntabwo bizarangirira aho gusa. Bibiliya irakomeza ikadusobanurira iby'amaherezo y'ibyiringiro byacu mu Byahishuwe 21 igira iti, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Imana izabana natwe. Ntabwo tuzongera kuyishaka nk'aho iri kure yacu, izaba iri kumwe natwe tujya kuyisura. Si ibyo gusa, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ya marira yose twaririye muri iyi si, twarize, twagize ibyago bitandukanye, twabuze abacu, twabuze ibyacu, ibyo byose Imana izabishiraho iherezo. Urupfu ntiruzabaho ukundi, Imana yari irahiriye. Umuborogo, gutaka ntabwo bizongera kumvikana ukundi, nta kuribwa kuzongera kubaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Byose bizaba ari bishya. Nuko arongera ati, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Aya ntabwo ari amagambo ari aho gusa, ahubwo ni amagambo y'ukuri, ni amagambo yo kwizerwa. Reka twizere ubutumwa bwiza twahawe n'umukiza wacu mu byanditswe byera, inkuru nziza y'uko icyaha na Satani, urupfu, umuborogo, amarira, byose bizashirwaho iherezo, kandi tuzimana na Kristo, tuzabana n'Imana, izaba hagati muri twebwe, tuzarebana nayo amaso ku maso. Reka ihumure twahawe n'Imana mu byanditswe byera turifate nk'ihumure ry'ukuri kandi ryo kwizerwa, kuko ribasha guhumuriza imitima yacu no kuyikomeza. Nuko rero dusoza, ndongera kubabwira nti, bavandimwe, mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mu izina rya Yesu. Amen.